Ndi papa sava. Ariko bayo amezi abayane mwinginga buri munsi ngo namvire mu nzu yanze kumvira mu nzu. None sinzu ni yanjye cyangwa niyi. Nagira ngo giye mu ndenganure mufatanije n'abaturage bose. None se birashoboka se singuyu mwamubashije amezi angahe ane yose atakwishyura ntabwo akwishyura se anyishyura ariko ngenda ashaka ko mvira mu nzu ari kurahaza si yanjye isobanure ntacyo mutuze turikira inama reka duhuze ibiganiro. murakoze kumpa ijambo njyewe nk'uko nabimusabye namubwiye ikibazo nagize musaba yuko yanyongera igihe bitewe n'impamvu namubwiye kandi ziranumvikana nawe tekereza kuva aha ngaha ukimukira i Kanombe kandi abana bigaga aha ngaha naramusabye ntimfasha nshaka inzu muri kano gace kegereye akazi kanjye kanegereye ishuri ry'abana ntabwo jye bindeba jyewe ntabwo ndi Caritas erega rero mwitubuna mu by'ukuri ikibazo ni ikihe gituma nyine yego Kirimbo njyewe ntabwo ndi kumva neza aba babyeyi bombi urumva ko ari kuvuga ati nuko banyemuye ndi kwimukira kure kubw'uko abana bamukunda kandi akaba yishyura ariko bankunda Margarita hari ikintu nshaka kukubwira ubwo ntushaka kumukura mu nzu kugira ngo ube wabona uko umwongeza ngo nuko hari utuntu wongeyeho jewe ntabwo gusana inzu ukayipandisha Kirimbuzi niba atari amatwi yo gusaza kwa Nyiragitariro hari ibintu avanze aragira ati abana baramukunda bande se n'ubundi ko ari nyina wabo ngewe byumvise uyu mubyeyi aravuga ati wamfashije Margarita ko ngewe aho i Kanombe ari kure nta kwegera akazi n'abana banjye baba biga kure mbavanye wenda iruhande rw'ishuri bakajya kure kandi igihembwe cy'ishuri kitararangira sibyo yaravuze ibyo bintu byanyongera ukwezi nyongera ukwezi buri munsi byabaye intero n'inyikirizo kuva muri 2021 yewe ibyo ngibyo nabivamo buri munsi kuki yitsitsa mu nzu yanjye akaba yashaka kuyitsimbariramo adashaka kuyivamo namvire mu nzu atarahati baba namvire mu nzu maze kubihagaje namvire ubu koko igihe cyose tumaranye hari na rimwe naye nararana ukwezi nicyo umuyobozi yaravuze nimumfashe tumunyumve umva muyobozi yewe nta kwezi na kumwe kwari kwashira nishyuye kandi yishyura neza niyo wamaramo imyaka 20 nicyo tubwire mureke tubwire wumva uko bimeze nishyurira ku gihe ikintu cyo cyose cyangiritse mu nzu ninjye ukisanira niwe wisanira nawe nguye yabibwirira ninjye uyisanira iyo igihe cyo gusiga irange bigeze nari nagusaba amafaranga ngo nsigishirize ntabwo ndetse murapfite rero ngiye icyo nari namusabye mw'abantu yambwiye ndi nyihanganira inzu yawe ntabwo nyitsiritsimbamo nzayivamo ariko mbashe kubona inzu hafi y'akazi kanjye n'ishuri ry'abana ariko suba yameze yose ashize Margarita utirengagije ubu kureba ukuntu abana banjye muri inshuti mukundana kubi wagiriye muhe kubabara basa gukora mu nzu bakiri inshuti mureka gatoya reka twumve pastor abantu rero dore ndi mukuru ni mureke mbahanu ibi bintu dore ni iti ku Margarita ariko itiku ry'iki pastor itiku ry'iki uretse Margarita buretse komeza muze komeza rwose hari ibintu biba bitumvikana natubwira icyo ahishe ariko izo mpamvu zindi umuntu abaye mu nzu yawe amezana akwishyura neza arisanira inzu uramukura mu nzu yakugira ahubwo se nakumwe murimo none se ugira ngo nuko umusora nk'umujura gusa urumva nta kibyihishe ariko hano harimo ikintu wa mugabo ukangirije umugore ufite umugabo ariko rero umudamu uko yabyavuzwe haruguru ntawe umuvuga nabi muri karitsiye ubundi ari kumusohora nk'umwicanyi ruharwa ariko ntawe umuvuga nawe muri karitsiye umudamu ntabwo mubizi genzo ni yanjye none ikibazo ufite rero wibihishe ubwo rero baryamanye amababa uraye none nicyo kibazo ariko mwese muceceke urumva numvise hari abavuga ngo ngewe ngo ndashaka gukuriza igiciro cy'inzu ya ntabwo nuriza igiciro cy'inzu ngewe ndambiwe induru y'uyu mugore pasiteri wivugisha ngo ni itiku ceceka aho ngaho sinababwiye pasiteri wivugisha itiku nihe jewe nagira ngo mbabwire ngo uyu mugore urusaku rwe rungeza aha ngaha ari jewe ari abana ntabwo turyama araravuza induru kuva mu gitondo kugera nimugoroba arara nihari aravuza ibintu ntanaherutse jewe
kirakemuka mwese uko muri aha ngaha ninde wabyihanganira ntabwo ikibazo kirakemuka hani haza abana ntibaryama nimumfashe kandi mutuze oya ako kantu mugatekerezaho neza karimo ingingo nanjye ndarega pe urarega uriya nawe se oya ni abaturanyi muri karitsiye yacu turugarijwe pe uretse twumva ariko muri karitsiye yacu turugarijwe Marigarita ararega ngo umugore ngewe ni umugabo pe yatuzengereje umugabo araniha aravuza induru umva wagira ngo ni inkunguzi ariko munyuzemo munatubwira ubwoko bw'iminihire kuko umuntu ashobora kuriha arwaye oya ntimunyumve nabi umuntu ashobora kuba arwaye gazarubaga imana akaraniha none twibaze cyangwa akajya muri tuwarete arwaye constipation oya reka gorora neza uretse kwenda wenda nuza yabivuzeho akavuga ati kandi nanabyikumburiye aho duhise twumva ubwo bwoko bw'iminihire buretse twebwe nimurebe umuntu utagira ijoro na rimwe ry'ubusa buri munsi ntajya aruhuka agatangira abigize indirimbo agatangira kunyuguta akayikomeza mu kanya agafata indi tuba twaryamye ariko ahera iyo saha ya saa tatu yarangiza rero iyo bigiye kurangira sinzi ikiba kibaye za nyuguti zose avuze induru n'umugabo bari kumwe akamubwira ati ceceka abaturanyi batakumva ahubwo noneho agakomerezaho ukagira ngo ni bya bindi iyo bari guturitsa amabuye kuko agundi baturitse urutambi za nduru ziba zivuga mwibuka ko ibyo bintu bambwiye ko bitera n'impyiko anyangiriza abana ariko nanjye nzarwana impyiko amaherezo nyine none se Marigarita rero dore oya butuje gatoya ikibazo dufite Marigarita mu bubasha duhabwa ntabwo gusangiza abantu uretse twumva ubu tuzajya gukodesha nibarangiza baduhe n'amategeko buri tuzajya turara mu nzu zabo nubwo tuzicara ariko nyine urumva isazamo ikibazo cya sound proof ndashaka kubaza wahora n'iki wa mugore gusaba uburenganzira oya ahangaha hariho haba harimo akarengane kumva ko umuntu nimba adafite ubutaka mugomba kubimwubakira aho ngaho ntabwo ibyo byumvikana ese ubundi ndakubaza nigeze nguha izamu ryo kurara unyumviriza yegora umunyezamu w'akagari kuri w'abanyerondo si uburenganzira bwanjye ariko ndashaka nanjye uri kukubaza umunyezamu y'indege ivugira i Kanombe ko tuyumva turi aha ngaha wibwira ko wowe urwo rusaku rwawe n'induru yawe indege y'uko utayibuza se guhinda yawe nyapfuka mu matwi indege kutayibuza guhinda witwica nabi n'ubwisanzure ariko yewe nk'abafite igitekerezo mutabiheruka igitekerezo mu ukeneye kuvuga asaba ijambo avuga ukeneye kuvuga twumvikane Nyiragitare asaba ijambo ashyira ukuboko hejuru ndasaba ijambo ikibazo gihari ndasaba ijambo ikibazo cya mbere twacyumvishe Nyiragitare rero akodesha umuntu urara yikiranye inyajwe Marigarita ni Marigarita sorry Marigarita afite umupangayi urara yakiranya inyajwe umupangayi nawe yishyura neza akisanira n'inzu kandi nta hantu hegereye akazi n'ishuri ry'iki ry'abana turabyumvikana iruhande rwe ngo amubuze umudendezo ngo arenda aburetse Nyiragitare ibyo bintu byinshi ko ni Marigarita narabyumvise umuganda wadutagangaje niwe nyina nyine ngiye kuzangira nka mama Savu ko yari yaranjengereza ndarira ku rugo ntacyo Marigarita uretse tubanze duhuze noneho na Sipena akavuga ati noneho njyewe niha iki barakubangamira ngo ntabyo baheruka n'abaheruka gutaha ubwo si barayibambangamira ubwo bumva bizajya bigenda bito umusaka ubwo mwishoko kubangamira abagore n'abanyamakuru noneho n'abana babyuka bajya mu ishuri abana bagira gute umwana amazu yanyu ntabwo amazu yacu yubatse ku rutare reka njye matanga mureke gushwana rero umucece reka njye matanga igitekerezo n'abagabo turakigaho umva Kirimbo reka mbaze nanga igitekerezo twese ibyari byo byose nyumva Nyiragitare reka Gitare twese tuzi kino vera kiva mu buryaryate
bw'uriya mushinga urumva ibyo byatuma musakuza oya njye ni igitekerezo cyanjye kandi imana ijya kuturema hari abantu yasesetsemo urukundo ibasesekamo n'ikinovera navuze haruguru urumva niba ngo baba mubaga nta kintu ariko we ko bakuvuga ngo hararagunika ariko nihajyango ariko muwe muretse twumvikane niba tuvuye mu muganda tukavuga tuti reka twige ku kibazo cy'imigwingire y'abana twige ku ndyo yuzuye byavuzweho turateka ibitera imbaraga tumenye badatanga mitiweli ibyubaka umubiri turateka ibirinda indwara tukabyumvikana tuti nibura haboneka ibinyabijumba haboneke ibinyampeke haboneka ibinyamisogwe haboneka imboga haboneka imbuto kuri buri biryo ababyeyi bakigize abana tukavuga ati tugiye inama tugiye gukemura ikibazo cy'isuri iri kudutwara ubutaka bwiza hagasigara ubugundutse mureke twiga n'icyo kintu cy'imiryamire n'imibyukire twige ku batabafite n'ababafite twige ku babafite batuye kure n'abatuye hafi njyewe niho nari nkomereje ikibazo none n'ukuntu umuntu azajya arya ibyo byose yamara kubibona akishima mumara kubona umuntu ateye imbere hari icyo agezeho mwe mutaragira mukagira ijinyori ndagushyigikiye masheri ndagushyigikiye akira ndagushyigikiye wa ariko nanone aramaze niba ariye se bamusuzugura ku mafaranga ye igendere ku mafaranga ye umva rero ariko se urajya mu rukiko urajya kuburana umva rero ubwira ariko imana irareba nk'abagabo ngaho se mutuze n'umushiko none njyewe rero mwanciye mu ijambo ariko njye mwari mwanciye mu ijambo ariko se hatu aravugisha muratweguje twitahe oya none se njyewe nashaka kwibaza ibyo ari byo byose tugakemura ikibazo gihari none se ufata imyanzuro wowe dufatira imyanzuro ni inshuti n'uriya mugore ariko bamurengera turategeka umugabo we kujya nawe kwigisha izo nyajwi marigari noneho rero twibaze gutya sasa nibinaba ngombwa dushake n'ingingo tuzisome igitekerezo cyanjye kirimo mube muretse twumvikane njye nasabye ijambo ariko kuva kare ndariguha cyangwa sindiguye tuza mubanze mutuze twumvikane atarakavuye yego pe ushaka kuvuga zamura gatoki ibibazo mwabyumvishe by'aba bagore babiri ndagira ngo mubanze mubitekerezeho ko igihe kiragiye ntidukwiye kugumya mu kajagari ibibazo byabo mwabyumvise mu masegonda 30 ijambo wakaniryiye njye nushaka 20 nashaka kwibaza wenda nta nantu byaba byanditse mu buryo bw'imibare hari ukuntu bapima ibintu by'urusaku bizwi ku bipimo ndabizi bya disiberi ibyo byasakune haba hari se igipimo fatizo cy'iminiho cyangwa wenda cy'urusaku ngurwo rw'ururove ntarengwa abantu bashingira bagapima kugira ngo dufate icyo kigero noneho abantu babe bafata umwanzuro bashingiye kuri ibyo bipimo arakoze digidigi mu muhamashyi musa njyewe mumbabarire njyewe numvaga twajya turangiza umuganda hano tukajya no gukora umuganda mu ngo z'aba bantu ndumva babangamiwe ugiye gukora umuganda uyu mukobwa nawe ngo afite ijambo yego sabere murakoze bwana nyakubahwa umuyobozi ariko njyewe uko mbyumva uriya mugore mubonye atajyanye agasuzuguro arasuzugura vuga igitekerezo cyawe yabaye twabibonye umwanzuro niko tujya ku bitekerezo tureke kuvuga ku zose tukareba ku mpande za Marigarita tukareba no ku mpande z'uriya mugore ugiye dufata icyemezo gikwiye ni nk'igiki se baramuhanisha ikibazo mfite ko Marigarita ari gusakuza ngo uriya mugore ngo amuvire mu nzu ngo kuko amukodesha nyine ndabyumva uyu nguyu usipe akaba yatubwiye ati uwo mugabo uraravuze induru waba mu nzu ye kuki uriya mutatekereje ku kibazo cye kandi noneho ari umuturanyi wo mu nzu ye no nibyo nyine nshaka kugira ngo dutekereze nyine nibyo twashakaga kuvuga Degidegi yavuze ati hari urugero fatizo ubuyobozi busaba abantu bose bacuranga
abakora amakonseri cyangwa za boate n'utubari bagenderaho bakavuga ngo ntuzarenze izi desibeli. Urwo ni urusaku. Urwo ni urusaku. Ariko urusaku n'umuniho urimo. Ni nk'uko warara ubwejagura. Ntabwo ari byo. Nyine nibyo turimo kwibaza. Noneho bamwe bavugaga bati nashyiremo sound proof. Iyo yaba muri iyo nzu cyaba igisubizo kimwe. Abandi bakavuga bati nave mu rugo yimuke. Nagende. Abantu bino banga uwimereye neza. Abandi bakavuga ngo uwuniha aratuye. Nese nk'abantu mwese muri inteko. Jye naciye imanza nyinshi. Ibintu by'iminiho byo mu rugo ni natirere. Ntaho byandi hari umuntu uzi ingingo mu igazeti byanditsemo. Nibabivuga n'itegeko ribihana ariko buri wese yabigira ibye tukaniha mu rugero. Reka twumve nakivuze kandi nagize. Buri wese agira ibye anihe mu rugero. Icyo rero uhaguruka aha. Igitekerezo natanga urumva ko Marigo afite ikibazo cy'uko we nta kuntu abona nyine nagushaka cyangwa nawe uzageyo yashakisha cyangwa agashakamo ariko yego vuga cyane ndumva nk'umwanzuro natanga kuko twese turabizi niba ari umubyeyi wizihiwe akizihirwa muri urwo rugo rwe yagakwiye kumenya ko n'izindi ngo zihari ariko kugenda ahinduranya mu majwi ameze nk'ukoresha ariko muri kureba ku mpande zose cyangwa muri kureba ku ruhande rumwe. amasegonda 20 twanzura dukome urusyo dukome n'ingase uriya mugore yanishye aba ari gushimisha umugabo we atanishye bashobora gutandukana ariko yaniha ariko dukome urusyo dukome n'ingase kuki muri kureba Margarita gusa yego murakoze Kirimbu uravuze ngo usubirira buretse ninge bahaye ijambo uravuze ngo azayagira ati buretse akamenye ko n'izindi ngo zihari nabyumvisha Kirimbu nabyumvisha nagira unyibukte neza kwitwaye imodoka yawe ushyiramo vitesi ya mbere ugashyiramo n'iya kabiri ugashyiramo n'iya gatatu ninde ukubuza ngo ugendera mu ya mbere gusa kutagendera mu ya mbere iyo umuntu atwara imodoka ye yayikoresha icyo ashaka bya bindi mukuru aho kuresha poma bikavuga cyane n'ibiki ikibuyu baragihanira nibagihanira ariko vitesi barayihanira gute ya vitesi urabeshya wibeshya vitesi barabeshya ugeze azamuka ugashyiramo rimwe igahinda cyane baraguhana vitesi se bivuga umuvuduko ukora mutangiye kumubera uriya mugore nawe papa reka mbabwire rero akwemeye tukaniha mu rugero mwabavandimwe mwe ko ari igihe none se turaniha mu rugero iyo nama turayikora ahubwo reka nkwereke njyewe numvisha ahantu mu Buyapani batuye bacucitse aho batuye bacucitse bakubwira bati hano ntibyemewe kunihiramo cyangwa kuhira kuko byajya mu rugo rw'abandi bakabubakira inzu bati mujyayo niba ufite gahunda yo kujya kugira gahunda ukajya aho hantu habigenewe none se turafata icyo cyemezo tutari guverinoma tucyandike mu igazeti turafata se umwanzuro dukure abantu ku mitekerereze ku mikorere y'umubiri wabo tutabishinzwe nanzura kandi bitari umugayo reka uriya mudamu tuzamwicaze nk'abantu bakuru tubatorere agakomisiyo nyumva gitari kandi icyo gitekerezo murasanga reka tuzashaka agakomisiyo kihariye kicare kabwira uriya mubyeyi kati rero madamu urabona yuko uburyo bw'umunezero n'uburyo witwara muri icyo gikorwa ni uburenganzira bwawe ariko noneho nk'umuntu w'umuturanyi burya umuturanyi ni umuvandimwe mushyiriremo imiyaga ugira akantu ka kontorore byibuze ugerageze nawe urebe ingano y'icyumba uryamyemo urebe ingano y'ikibanza cyawe ubwo buryo bw'ubwisanzure ubugarukiriza umuniho n'umuborogo wo kwa sipe we umuntu uri mu rugo rw'adakodesha cyangwa agahinda n'iki cyo Margarita azajye ufite abana babiri ejo bundi ko bagiye kuzerera warangiza ukabakubita kandi bose ukabakubita inkoni zingana bose barize kimwe
ariko bajye bagendera kuri kondisiyo. Oya nabanza nsubize. Bose barize kimwe. Mbese barera kimwe barangana. None se kuki umugore wahaze kwishima. Oya ariko bajye biyubaha banagabanye n'imirongo kuko bari hafi kudusengera. Iyo umugabo wanjye yaje muri weekend baraniha bakaniha. Umva rero ngaho mureke dufate umwanzuro kuri icyo rero. Reka mbabwire ndabona mwese mwaharara ahangaha. Inkoni mukubita si zimwe zo mukubitwa si zimwe. Noneho uko murira si bimwe uko muceceka si bimwe. Warebye uko umuntu akwishyura niba kwatse uko kwezi ukakwihangana ukamubwira uti genda, ariko se utekereza ubundi nagenda uzayifunga burundu. Abandi bazaza nabo uzahita ubirukana. Kuba wirukana uhekenye igufu ukazana urimira bunguri. Wirukana murangira umukiriya. Duterura intebe mubyemere. Usome igazeti ya leta turebe icyo bivuga. Turebe icyo bavuga. Kwezi yamusabye ntabwo icyo ari ikibazo cyo kuza mu nteko tuvuye mu muganda, ni ikibazo cyo kuganiraho nk'imiryango. bajya bajya mu kagoroba k'ababyeyi. Hanyuma se none se ubundi hano tuhaje nk'iki ariko ubu musa n'uwo gutanga igitekerezo mu bantu. none we ntazaniha. Gahunda rero gahunda iragitari ingarandi munsi y'urugo iwawe no haruguru y'iwawe. Uribuka ko ibyobo by'amazi muza umva hatunge ndakumva iriya bihuru n'imibu yawe. Ndadigidigi yanze kwishyura mituweli. Ariko mituweli jembirimo ahubwo mwongere mwibuke ikintu bita agatara ko kwibaraza. Ariko nanone ikibazo bacana n'umugoroba rwose. Bazitera tukuri icyobo gifata amazi ye ntazongere kunyurira ku muryango. Icyobo iwawe gifata amazi. Aba mujya mubandika nabo bazaza. Baje mu nama. Ubwo rero ubutaha tuzaganira kuri ibyo. ubutaha tuzabyigaho bari mukoze wafata umuntu ukavuga ngo uri mu mibonano mpuzabitsina ukamwandagaza hano. biriya bibera mu Buyapani, nanjye birandabizi. Umugabo wa gihari ntabwo yanihari. Ntabakuvugaga kuko ari mu nzu yawe yongeye kumubona agataka nawe bazakurege. Ubu nawe bazakurega kugira guca. Wenda turi mu Buyapani aho aho bajya kubikora babashakira aho bajya kwikora. Kuko kwezi yagusabye kumuhe ko bajya kubikora nabo nabatuye mu kavuyo. Utuye mu rugo rwawe se kandi rwagutse nabwo wabijyamo. Marika ihangane nawe umutware yaje rwose wakwizihirwa. Ari amajwi abakene. Niba utabasha kubyihanganira uko kwezi kumuhe ntacyo. Oya nakumuhe. ururwari iba yabyinye wa meresiya abandi ngo bari gusaka. Ariko shani ubu uyu mugore nawe